abaze babuza nta nubwo rero ari Kigali sinzi impamvu none mugira imbaraga buriya ntabwo kubera mu gitondo tuba twanyweye akacyayi saa sita tukarya nimugoroba tukarya mbese ntuja ko tuno tujya amaye ni dukeya Dishmento yarihishije nanisonze yewe kamerindire ntimbire umva none ari bunyica sema kuchakaje kari none hora feka kamushyira kangaruka Mira que
kiremo igikozi ko kitazi babura twashonje dishimento naje mabuja naje ako mabuja natinze mabuja byahiye none uyu munsi nabiteguye urumva uyu munsi amasahane kuri kubura turariraho hoya umuntu ndaje nyazane ndaje nyazane munsi nateguye fresh birabe biryoshye humura ndaje mabuja nabizanye rwose numve ko biryoshye biraryoshye mbona ntabwo njya nteka nyine neza ese nyine ushaka aho katarera ngwekeya undi mabuja wanjye ndakwemera cyane ino kawunga nayitetse riteka neza urumva ntaryoheje koko kunyereza ko yanshonje mabuja umunsi rero iwacu tugira gutya urumva pitamo hano apeti merci reka tumenye ko biryoshye mabuja byose ni bizuri sana ni neza pe urabishima ahubwo urahita unyongeza umushahara niyo wanshyiraho senga isanare neza nawe dusangire nshyiraho mabuja rwose ndakwemera ni ukuri pe kandi nzagukorera neza cyane ni ukuri ariko si ubu yabuze cyabisatse kuko ndabona ateze agatambaro mabuja rwose ndaje njye niyo mpamvu nashyizemo agatambaro kugira ngo utongera kubona umusatsi ndaje njye muri salo hari umukobwa uzi kubikora neza mabuja njye namubonye navuye guhaha njye guhaha namubonye mbona umukobwa uzi gukora neza umusatsi ndaje njye ndabinkorere ariko mabuja none ugiye uzahita unyongeza noneho ariko rwose uzahitamo amafaranga menshi cyane ku bushara nujya kuri bino biryo kambwira ukuntu bimeze nzi guteka neza mushiki wanjye yaranyigishije kabisa bimeze bite azaba mutambwiye mabuja ko mutambwiye kuri njyewe uriya mu gutegura mabuja ni ukuri ndabizi ntabwo wabihakana kari nuko ndabizi ko abakozi b'abahungu muba muzi guteka ibiryo biryoshye ariko si ubu harimo akunye kameze neza kameze fureshe watetse n'umunyu nkunda amanze njyewe numve mabuja mba nabyitondeye cyane nabyitondeye bimeze fresh
nukuri biryoshye bimeze neza Hebu burya nk'igisambo ntabwo iwanyu babatoje umuco turi kurya nk'igisambo mabashaka mbona yakoze ngimba nakoze oya ebo Ngozi wazabya gutya ibiryo bikazabonekamo ntabwo uzi ko bibona inzara yateye uzi wacu ukuntu tujya ntabwo tujya turira muri utu tuntu ugira kuruza ahantu runini yego uruzanya runini urabona sinzabona ibizaguhaza tugahita dushyira ibishyimbo n'imyumbati yes noneho kawunga kawunga noneho tuba kuriya runini cyane rugana nk'iyi nzu numva tugashyiramo hafi umufuka wuzuye wa kawunga nzagushobora urumva nawe kandi kuvuga kawunga nkamanza nkiyambura ngo nzagushobora nkiyambura noneho ariko nabonye hano ugabanyire abaze mabuja nta nubwo rero ari i Kigali sinzi impamvu none mugira imbaraga buriya kubera mu gitondo tuba twanyweye akacyayi saa sita tukarya nimugoroba tukarya mbese mabuja ko tuno tujya amahirwe dukeya oya ntajya umenya ibyo byinshi kwe ndanyura imari ndakunda buriya iwacu ndakongera ariko ntuzongere iwacu papa wabagutariye akagukubita ariko hano i Kigali se nabanye sinzi Kigali twirira dukeya yes we mabuja ni ukuri pe sha ariko ibyo biba biryoshye byari biryoshye rwose ariko wakoze kumbwira ngo neke kawunga nagushimiye rwose uzi guteka uzajya untekera ariko mabuja wowe wahaze nahanze rwose ahubwo se koko nzabona ibyo nzaguha iwe yes we mabuja buri bajya ngutekera ndagase guteka ariko nuko ndabona kandi ibindi ariko umara kwandurura ujya kuyogoshesha mabuja ngiye kugenda rwose ujya kuyogoshesha ubwo rusatsi ndagiye ndahita kuyogoshesha bijya ku meza ufite icyo ndahita kuyogoshesha nta kibazo rwose ni Wumva mabuja wanjye yambwiye ngo nogoshe mareho ngo nyine ngo nk'umunyacyaro ngo mu mujyi kandi njyewe niyemeje kuza mu mujyi urumva kuba umurasta njye nakubonye wogoshe urumva nakubonye mvuye guhaha gutya nakubonye unyuzeho gutya ariko ugasabizeye ko n'ubundi nari mu mareho ndagira ngo nkorere urumva nk'umurasta urabona abarasta nyine baba bafite ibintu uzamafaranga uri bunyishyure ntaribi mabuja yamaye membye neza ntaribi wowe amafaranga pfa kuba nunkorera nk'umusitari nkanuza nka damu ayatamundi nuza ako namwibagiwe ariko ubikore neza fresh sibyo ubizirike gutya njye ubundi navuye mu cyaro mvuga ati nzava i Kigali n'umusitari paka umva ugomba ko amafaranga 25 urayafite mabuja yamembye 20 ubwo se 25 ndayikura ahubwo reka nkwereke none ko ushaka ibyo barasitare kandi ndawumaraho wereka nkwereke urumva n'ubundi
mabuja yanjye yamembye 20 urumva ngiye kuguha 10 ndi busigarana amafaranga ndibuze kumwereka mvuga ati kuba nyogosha andi nayohereje mu cyaro nabivuga ngo nyohereje mu cyaro urumva ko mama yarwaye nkayoheza mu cyaro wereka nkubwire sister urumva uko byagenda kose umbabarire urumva ako nukuri pe nabwo ndi mu bumweke mabuja wanjye ko nayohereje mu cyaro nayo 20 rwose ntabwo nabigwa icyo mkoze ndebe guha 10 uzi kubikora neza nta kibazo umva nkubwire mu nimba utama yose bawigende nubundi nibyo urashaka kwishyira wakogosha ibyo nyoko gushaka ko nabonye ogosha neza nakwirukana urabuze ninyagwa yose anyuka ako ngengwaye kwibuze 10 Okay, ubwo kubera ko uri umuturage rero ugiye kuba 18,000 ndawuhaturiraho 2,000 bingahe 7 byose ntabwo ari byinshi ako nari ndamubwira ko nayohereza mama okay karibu noneho ngwino nkuko I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love that's true. ubundi kiriya gikobwa kinyogoshe gute
reba kuri uwo kingiza ndakica